N'amakuru y'akababaro, amakuru y'inshamugongo kuri uwo mugabo uri kubona kuri iyo sikirini yawe. Uyu mugabo yari diregiteri w'ikigo giherereye hariya mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Muhanga. Icyo kigo cyitwa Groupe Scolaire Shori. Ni amakuru abantu benshi bari gutangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye bitewe n'ubugome yakorewe mu ijoro ryo ku itariki ya 4 z'uku kwezi kwa karindwi uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2026, ahagana isaa 2 z'ijoro, ubwo yaratashye mu murenge wa Cyeza mu kagari ka Makera, umudugudu wa Binunga. Niho uyu muyobozi w'iri shuri yarasanzwe ataha, ntihafite icumbi. Mu gihe ariko bivuga ko ngo akomoka i Rusizi, hariya muri kara gace, akaba ahatuye nk'ahegereye akazi, ariko bivugwa ko umuryango wiwe mugari ngo ukomoka mu karere ka Rubavu, niho afite ngo umuryango mugari. Rero bakiriye inkuru ibabaje yuko mu ijoro ryo ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa karindwi ko mu by'ukuri ahuye n'abagizi ba nabi. Reka mbere yuko mbagezaho amakuru arambuye ku byabaye kuri Muhirwa Paulin, mbanze nisabire inzego za leta ko badukiza aba bantu batera amakaci barakabije. Abantu batera amakaci bakica abantu, umuntu avuye gukora, avuye mu kiyede, avuye kureba ko ejo yaramuka, ariko agahura n'aba bantu bakamufata bakamuniga, rimwe na rimwe bakaba bakwica n'umuntu, bakamwambura telefone, amafaranga yakoreye, buri kimwe cyose bakagitwara. Ndagira ngo rwose, ndagira ngo ntange niba ni impuruza, niba ari icyo, ariko aba bantu inzego zibigeho. Ntabwo kuba mvuze ngo zibyigeho ntabwo ari uko hari icyo batakoze. Rwose turabibona ko hari icyo bakora kugira ngo aba bantu bacike, ndetse no kongera mu duce tugiye dutandukanye tuberamo ibikorwa bimeze gutya by'ubugizi bwa nabi. Hari igihe rwose bigera igihe ahantu abo bantu bagacika bitewe n'uko babonye ko bongereye imbaraga. Ariko turabasaba aba bantu bakanirwa urubakwiriye ku rwego nyine aba bantu baba 0%, ku buryo nyine bagabanuka umubare ukagera kuri 0, ku buryo nta muntu n'umwe, nta munyarwanda uzongera gutekereza ngo ngomba kurya ibyo ntavunikiye. Iki kintu ndasaba ngo bagishyiremo imbaraga rwose bikunze. Niba hakongerwa imbaraga kuri aba bakora irondo ry'umwuga rya nijoro, bakaba babongera n'ibikoresho, rwose bagira uko babyigaho. Kandi turabyizeye ko izi ni ingero zigiye zitandukanye ziri kugaragaza ko aba bantu batagakwiriye kuba, aba bantu batera amakaci batagakwiriye kuba bari mu bandi, ko hari ahandi bagakwiriye kuba bari kure, cyangwa se bari no kugororwa. Donc icyashoboka cyose kugira ngo basigare ari 0, ku buryo umuntu niba atashye nijoro ahantu bivugwa ngo batera amakaci, nyine ku buryo umuntu atambuka avuga ngo nta kibazo, buri munyarwanda wese ari kureba ibimureba, ntawe ushobora kumugirira nabi. Ngo ayikaze muri aya makuru, kubera ko mbanje kuvuga gutya kubera ko ibyo ngiye kubagezaho bifitanye isano 100% n'ibyabaye kuri Muhirwa Paulin. Muhirwa Paulin yatashye mu masaha y'isaa 2 gutyo, atashye iwe hariya muri Muhanga. Uyu muyobozi w'ishuri ageze hafi yiwe yahuye n'itsinda ry'abagizi ba nabi. Ubwo n'aba bantu batera za kaci, kumujya wumva ngo muri quartier ngo aha hantu rwose ngo ntiwarenza ngo saa 12, ngo ntiwarenza saa 1. Ejo bundi nakurikiye inkuru y'abanyeshuri bo mu bahariya muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Busogo,
bavuga ngo hari ahantu batajya barenza saa moya kuhanyura, hari n'umunyeshuri batemaguye, n'abaturage bafite amabotike barafunga kubera ko bazi ngo abantu batera za kaci babamereye nabi banabica. Ataha muri ayo masaha, mu byo yari afite telefone, afite igikapu kirimo imashini, hari amafaranga afite, ndetse ngo hari n'ibyo yari ashyiriye umuryango. Ubwo yari ageze hafi y'aho atuye, yahuye n'itsinda ry'aba basore batera kaci, aba bagizi ba nabi bambura abantu utwabo. Barangije ngo bamukubise ikintu mu mutwe, urumva baragufata barangiza bakakuniga. Abari nk'itsinda ry'abantu, nigeze kuganira n'umuntu watewe kaci, ambwira uko abo bantu baba bameze, ngo hari n'igihe aba ari itsinda ry'abana ngo bakiri batoya b'imyaka 18, 20, rimwe ukabona harimo n'abagabo b'imyaka nka 30, 35, harimo nyine abantu bakuru. Ariko ngo ukuntu baba bameze, ngo baba bameze nk'inzuki, nk'abantu banyweye urumogi, ngo nyine uburyo bari gukora, hari ababa bashinzwe gutera amabuye, hari abafite ibyo byuma, bafite imipanga, nyine ngo ntabwo ari abantu bazima, baba bameze nk'inzuki. Uwaba yarateweho kaci ari buze kuza kuba yatubwira, ariko ni abantu nyine nta mutima ubarimo, ku rwego kuvuga ngo aragukubita ngo icyuma mu mutwe, aba ari ako kanya iyo wihaye kumurwanya kiba ari ikibazo gikomeye cyane, ahita rwose aba ari ikibazo, aba yagutema, aba yagira gute. Rero wihaye kubarwanya, nyine wumve baba bari gukoreshwa wagira bari amadayimoni ari kubakoresha. Bamukubise ikintu mu mutwe kiremereye, ubanza ari nk'umutarimba. Bamukubise igufwa ryo mu mutwe bararimena. Umva ukuntu ubugome, nyine ubugome, uburyo Pole yishwe. Bamukubise icyo kintu mu mutwe, igufwa ryo mu mutwe rihita rimeneka ku rwego byageze no ku bwonko. Pole muri iryo joro, birumvikana na gace k'igiturage, ubwo umugore we, abana, kubera ko afite abana 3 n'umugore, hano yari acumbitse, bararyamye bo nyine. Ubwo baravuga ati buriya ari buze kuza kuba yaza, ari ukuntu nyine umugabo bamwizerana n'ibiki, wenda ari kubuze kuza kuba yaza, wenda hari igihe wenda yanyuze kuri mucuti w'ibintu nk'ibyo ngibyo. Umugore araryama, ariko Pole, abo bagizi ba nabi, abo bantu bateye kaci bamusize aho ngaho. Bivugwa ko nta bandi bantu bigeze bahanyura byibura ngo bamubone babe batabaza. Bivugwa ko umugore we yamubonye mu rukerera, ubwo rwo ku itariki ya 5 ku cyumweru, hari samedi, byabaye samedi nijoro, hanyuma dimanche ku cyumweru mu gitondo kare kare. Bivugwa ko umugore we aribwo yamubonye, nibwo yahise atabaza inzego, hanyuma inzego bamujyana ku bitaro, ariko yari muri koma. Bamukubise icyo kintu bitewe n'ukuntu cyahise kigera ku bwonko, cyari ikintu kiremereye, batwara ibyo byose, yahise ajya muri koma. Ariko abamubonye nanone bavugaga ko bitewe n'ukuntu bamukomerekeje, ko amahirwe ari makeya ko ashobora kubaho. Nyine uburyo yakomeretse n'icyo kintu bamuteye kigakubita kigafata no ku bwonko, babonaga ko amahirwe ari makeya. Abaganga rero bo ku bitaro bya Kabgayi bakomeje gukora ibishoboka byose, guhera ku cyumweru ajyanwa ku bitaro kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa 4. Umuhirwa Pole niho yashizemo umwuka. Uwo mugabo uri kubona kuri iyo screen yishwe nande? N'aba bantu batera amakaci, yishwe n'aba bagizi ba nabi, yishwe n'izi kesi dusanzwe tubona. Hari uduce tumwe na tumwe rwose wagera bakavuga ngo aka gace urengeje saa moya hariho insoresore z'abagizi ba nabi baba bafite ibyuma byakumerera nabi.
hari uduce tumwe na tumwe, ariko hari naho byagiye bicika, abantu bakagenda bacika rwose ku buryo wanyura nta kibazo, ariko hari uduce tumwe na tumwe tugihari, hariho abagizi ba nabo abo basoresore batera za kasha bashinzwe kwambura nyine iby'abandi bantu nyine bavuye gukorera bakamukubita. Ariko byanga byakunda, buriya byashoboka ko uyu muyobozi buriya bamuteye kacu bamaze kumucunga, byanga bikunda bashobora kuba bari baramaze kumucunga, ati wenda tuzamucunga taha amasaha aya n'aya, abafite imashini, abafite amafaranga, uriya muntu byanga byakunda. Gusa amakuru ahari ni uko abagize uruhare muri ubu bwicanyi hamaze gufatwa abantu bagera kuri 4, ngo bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya polisi iherereye mu murenge wa Nyamabuye. Ni mu gihe n'amakuru yatanzwe n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo yitwa CIP Hassan Kamanzi, aho yabitangaje mu minsi yashize, aho yavuze ko abagabo bagera kuri 4 bafungiye kuri iyi sitasiyo iherereye mu murenge wa Nyamabuye, mu gihe nyine ubwiperereza rigikomeje. Mw'abantu mwe, ni akababaro gakomeye cyane kuba umwana w'umunyarwanda yakura amaboko mu mufuka akajya kwiga amasomo ye, akigomwa akajya kwiga kugira ngo abone donc arebe niba ejo hiwe haba heza, ariko hakaba hari abandi basoresore, izindi nsoresore zaremye umutwe w'ubugizi bwa nabi, zigomba kuvuga ngo aba bantu byanga byakunda tugomba kwambura abantu bakaduhereza amafaranga, byanga byakunda tugomba kubaniga, niyanga tugomba kumwica. Mw'abantu mwe, biteye ubwoba. Ari nayo mpamvu natangiye nsaba ngo iyi kesi yo kuvuga ngo kaci iba amateka mu gihugu cy'u Rwanda. Buri munyarwanda amenye ngo arakora ibintu by'ubusambo byo. Reba ukuntu ibintu bibabaje. Ubu wasanga muri aba bantu bafashwe hashobora kuba harimo nk'umwana, cyangwa se afite n'umwana mutoya wari kuziga kuri iki kigo. Uyu diregiteri bishe wenda yari kuzaba diregiteri uwo mwana, akaba yanamufasha kwesitara mu buzima. Kwanza si no kuvuga ngo kumufasha kwesitara mu buzima, uburezi ngira ngo turabizi ko ari nk'uruganda. Ni uruganda umuntu acamo, ni nk'umuriro, kumwe nyine icyuma gicamo umuriro kugira ngo gihinduke nyine kumwe izahabu ibanza gushyushywa igaca mu muriro kugira ngo ihinduke ikintu cy'agaciro. Yarize yiga uburezi, agomba guhugura abana b'u Rwanda, agafatanya na Minisiteri y'Uburezi kugira ngo umwana w'u Rwanda yige, abazi gusoma, abazi kwandika, abahugukiwe mu mutwe, abakerebutse mu mutwe. Ariko undi we ati tugomba kuzamurangiza abafite mashine, abafite mashine, abafite telefoni ihenze, tugomba kuzamurangiza. Ntiyabura amafaranga, ntabwo yabura amafaranga. Bakabikora gutya. Kandi abo bana muzacunga, abana batera za kaci, ubu usanga amafaranga bakuramo bayagura urumogi bakarunywa. Ubu usanga kenshi bura bose abo bafashe bose babupimye ntibaburwa, urumogi ntabwo rwababura mu maraso. Babiba ibyo bintu bakica abantu, amafaranga bakuyemo bakajya kuyanywera urumogi. Birababaje. Ni umuyobozi w'ishuri uri gukomeza gushengura abantu, ariko benshi basaba nyine kuba ibijyanye n'umutekano w'aba bantu batera amakaci wowe washyirwamo imbaraga. Niba hari icyakorwa cyose aba bantu bagacika. Benshi bari gusaba leta ngo ni ukuri mutubabarira aba bantu b'amakaci rwose, bakorane n'uturere n'imirenge n'abamudugudu n'abanyesibo, ahantu hose batera amakaci bongera umutekano ku rwego, cyangwa se abantu babafate babajyana ahandi hantu, bagende bigishwe bavemo abantu bazima, aho kugira ngo bakomeze kwica umwana w'u Rwanda. Reka nsoreza ndabihanganishije umuryango, ikigo cya GS Shori ndabihanganishije. Biragoye kubyakira kubura umuyobozi wanyu, abarezi bigishanaga, ndabihanganishije. Famiye biragoye kubyakira, i Rusizi, Rubavu ndetse n'ahantu ubugizi bwa nabi bwabereye, biragoye kubyakira, ariko mukomere
byanga byakunda uyu muryango ugomba guhabwa ubutabera kandi bwuzuye. Nsoreje aha, reka njyewe dukomeze tubane mu yandi makuru agiye atandukanye.